ubundi birazwi ko ku munsi w'izamuka hari abakristo benshi bazasigara, harimo n'abasenga n'abantu benshi basanzwe n'abanyabyaha n'abakristo bose. Bano bantu tubona babyuka bagiye gusenga cyangwa se bakunda gusenga cyane, bizaba bitangaje ko ngo kuri ku munsi w'izamurwa hari igihe bazasigara, kuko ngo kuba tujya gusenga cyangwa se umuntu akirirwa asenga ahora ajya gusenga buri munsi, ntabwo ibyo ngibyo bikanga Satani. Ahubwo Satani ngo ikintu kimutera ubwoba, araza akagusuzuma akareba ngo ese wo Yesu akurimo bingana iki, agasuzuma neza ati se uko Yesu yasize abwiye itorero ry'uko rizitwara, wowe uri kubyitwaramo neza bingana iki. Satani akabona aho ahera agenda agucubya agushyira hasi nyine. Kuko Satani mbere yo kugira ubwoba arabanza akaza akareba ese utera ikirenge mu cya Yesu gute, wubaha inshingano ze gute, ibyo yasize avuze gukora, cyangwa se nyine uri ku kigereranyo wowe na Yesu, muri ku kihe kigereranyo wowe nawe. Ubundi Satani iyo yaje kureba ukuntu uhagaze neza mu itorero, ntabwo aza ngo wenda ibikorwa byawe bigereranye n'ibya Mose, ngo bigereranye n'ibya Eliya, ba Dawidi na ba Petero, wapi. Urabizi ko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye, ariko Satani we ibyo akora arabizi, azi n'agaciro kabyo nuko bihambaye. Ubwo araza akakugereranya, ntabwo akugereranya nawe, kandi murabizi Eliya ni umuntu wagiye mu ijuru adapfuye azamuwe. Araza akakugereranya na Yesu, ubwo wowe akagushyira ku munzani wowe na Yesu, akareba ati se uri gutera ikirenge mu cya Yesu gute bingana iki, cyangwa se ni kwa kwirara kw'abantu nyine, mbega abona nta na kimwe cya kabiri ufite kuri Yesu. Aho ntabwo bamutera, niyo mwasenga muri mu itorero cyangwa se n'ahandi, ibyo ntabwo babimutera. Ikintu kimutera ubwoba we ni ukuza akakugereranya akareba ngo ese uko Yesu yakoraga neza nawe ukora neza bingana iki, mbega ibikorwa byawe bigereranya n'ibya Yesu. Kugira ngo wumve uburyo Satani wabifatamo bihambaye, ntabwo ba bantu twumva bavugwa muri Bibiliya ba Mose, ba Petero, ba Eliya bose, wapi. We araza akakugereranya wowe ubwawe na Yesu, ati se utera ikirenge mu cya Yesu bingana iki. Aho ngaho niho rero aho ngaho niho ahita agucira urwaho, ubundi nyine agahera akakwataka aguteza ibintu by'ibyago n'ibiki byose. Impamvu ni yindi, dore impamvu Satani aza we ku bikorwa byawe akabigereranya n'ibya Yesu. Yesu murabizi ni umwana w'Imana, kandi yaravuze ngo natwe kuba turi inshuti ze turi abana b'Imana. Ibyo rero bigatuma kuko murabizi Yesu ari hano ku isi yari afite umubiri nk'uwacu, nawe yari umuntu usanzwe, nta zindi mbaraga zihambaye yari afite, sibye kuba yari umwana w'Imana, ariko kuba igihe yari ari hano ku isi nawe yari umuntu nkatwe. Niyo mpamvu nyine natwe kuko twabaye inshuti ze natwe twabaye abana b'Imana, murumva twese turi kimwe. Niyo mpamvu rero Satani we ahita abicukumbura nyine, agahita aza mbere yo kugira ngo atinye ibyo ukora cyangwa se amasengesho yawe, akabanza akagushyira ku munzani wowe na Yesu Kristo, ase utera ikirenge mu cye gute, ibintu nk'ibyo nyine murabyumva. Satani kubaza ibyo byose akabireba agacukumbura neza n'imbaraga bifite. Niyo mpamvu iyo amaze gusanga udatera ikirenge mu cya Yesu, araza mu itorero agahita yataka. Impamvu abantu benshi nyine mvuga ngo bazasigara ku munsi w'izamurwa, Satani araza akataka kwera kw'itorero, kandi kwera kw'itorero kudahari, abakristo namwe mwese musenga ntacyo mwaba mukorera. Satani yaba yaratatse kwera kw'itorero, urumva nta kintu cyavamo nyine, nta kintu muba mukorera, kuko Satani aba yarabanje kubashyira ku munzani akabagereranya na Yesu ngo arebe se mutera ikirenge mu cye bingana iki, mukora nkawe bingana iki. Kuko Yesu Kristo hari ukuntu yasize abwiye itorero rye nyine ukuntu bazitwara nyine, murabizi. Wibuke Satani yaremwe ari cerupu, yaremwe yari ari imbere y'Imana, azi ukuntu Imana ikora, abona ibintu byinshi nyine uko bikorwa, ukuntu Imana ibigenza ibintu byose, mbega uko bikorwa ibintu byose mu ijuru abizi. Mpamvu Satani ahantu haba hari ukwera kw'Imana, ahantu haba hari agakiza nyine, abantu bari kwitwara neza nk'uko Yesu yasize abibasabye. Niyo mpamvu Satani we ubwo ahareba agahita ahamenya, agahita noneho apanga n'ukuntu agomba kuhataka ku kwera kw'aho ngaho, kugira ngo musubire hasi mureke gukomeza kujya hejuru mu bintu by'Imana. Ngo byumve neza ukuntu ari byo, dushobora kubisoma muri Ezekiyeli ku gice cya 28 ku murongo wa 14. Ubundi haranditse ngo
wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Komeza ku murongo wa 5 haranditse ngo, ku murongo wa 15 haranditse ngo, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Ni kuvuga ngo ibi ngibi ni Satani. Nyine uyu murongo uvuga kuri Satani uburyo nyine mbere utari yirukanwa. Iyo muzaze muhasome hano muri Ezekiyeli ku gice cya 28 guhera ku murongo wa 14 kumanura, bivuga ukuntu nyine Imana yirukanye Satani, kandi mbere nyine ukuntu yari ameze neza kandi yararemewe ikintu cyiza. Havuga ukuntu nyine yari mwiza, ariko nyine ubwibone bwe ntabwo nyine byatumye agira. Murabyumva nyine ukuntu Satani ikintu cyatumye ava mu ijuru. Yari ikiremwa gihambaye, mu Kinyarwanda ni umukerubi. Umukerubi wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana wagendagenderaga hagati y'amabuye yako. Urabyumva ko Satani atari yirukanwa mu ijuru, nawe yareraga, yari umuntu wera nk'uko mubyumvishe muri Bibiliya. Gusa nanone aha ngaha Satani bitewe n'ukuntu nyine yabaye mu ijuru, yari ikiremwa gihambaye, umukerubi, yari umukerubi. Niyo mpamvu ngo abanza akaza akataka kwera kw'itorero, kuko abizi ko kwera kw'itorero ari cyo kintu gihambaye, kandi Imana kuko kamere yayo, muri kamere yayo ari ukwera, nawe araza agahita yataka kwera kw'itorero, ubundi azi igihe ashakiye, aza abataka nyine uko abishatse, kuko aba yaramaze kwataka kwera kw'itorero. Ikindi kandi ngo buriya kuba abantu bakoze amasengesho bakiyiriza, bakaririmba neza, bagasenga buri munsi, ibyo ngibyo ntacyo bisa kuri Satani imbere ye, ntacyo bivuze, ni nk'aho ari zeru. Kuko ngo awe areba ukuntu buri mukristo urimo aho ngaho afite kwera kw'Imana kungana iki, akiranukira Imana bingana iki, ubundi akabona aho ahera nyine abanje kugenzura ko harimo kwera kw'Imana 100%. Impamvu kugira ngo wumve uburyo biremereye, urugero wenda nko muri generasiyo y'ubu ngubu ibintu byarahindutse. Gusa kera, mu bihe bya kera, iyo winjiraga mu rusengero, uko waba usangaga hameze bitandukanye n'ubu. Kera abantu nyine bubahaga mu rusengero, bakumva ko ari ahantu hera h'Imana, akahubaha yaba mu migendere, yaba mu mivugire, ibyo ari byo byose nyine akora cyangwa se avuga. Mu rusengero ari ahantu nyine yaha agaciro, hubashywe nk'ahantu hera h'Imana abantu bajya gusengeramo, ku buryo wazaga nyine ukabona umuntu yinjiraga mu rusengero, ukabona yaba umukobwa urimo, yaba umupapa, yaba umumama, bari mukabona ko mbega n'imyambarire yabo ukibona ugahita uvuga ati cyane rwose aha hantu ni ahantu hera h'Imana. Nyine mbega ukabibona ko ari n'ibintu bigaragarira amaso. Gusa nibyo mvuga nyine ngo byarahindutse ubu ngubu, kera bitandukanye n'ubu. Ubu ngubu nyine urinjira ugasanga mu rusengero harimo abantu, ubu noneho basigaye bajyamo bambaye na deshire, amacupa, za mini. Aha ntabwo tugiye kujajinga imyenda, kuko namwe murabizi ngo Imana ntabwo ireba ku myenda, ireba ku mutima. Gusa ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo, ntabwo muzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Bishatse kuvuga ko tugomba kwihesha icyubahiro, haba mu buryo tugaragara no ku mutima hose icyarimwe. Ntabwo ari ibintu byo kujajinga imyenda cyane, ariko niba ijambo ry'Imana rivuga ngo n'imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, bivuze ko n'imibiri yacu nayo nk'uko wubaha Imana ku mutima, ukayubaha ukayitinya, no ku mubiri ariko biba bimeze. Pana nyine bya bindi byo kuvuga ngo Imana ireba ku mutima ntireba imyenda. Ikindi nanone kuri ubu usigaye ubona nk'umujene wo kuri ubu ngubu imyenda ajyana mu rusengero, cyangwa se umukobwa imyenda ajyana mu rusengero, ku buryo adashobora kuba yayijyana nko kwa nyirabukwe nyine, cyangwa se umusore akavuga ati ntabwo imyenda nayijyana kwa mabukwe, bambona nabi. Ugasanga nyine imyenda udatinya kujyana mu rusengero, ntushobora kuyijyana ku muntu nyine iwabo wa fiyanse wawe. Urumva ni ibintu byafashe indi ntera cyane. Niba imyenda umuntu ashobora kujyana ku rusengero, utaza ngo uyijyane gusura shere wawe iwabo, murumva ko nyine ni ibintu byarahindutse, ko kera byari bimeze si nk'ubu.
uburyo urugero umuntu uri hanze buriya nkatwe tuba twagiye gusenga, ni twebwe twakagombye guha urugero rwiza abasigaye nabo bakabona ko nyine ari ibintu byiza, nabo bagaheraho ko baza bagakizwa bagakorera Imana. Ariko urugero umuntu wasigariye hanze nyine w'umupagani usanzwe arareba akabona ati se ko mbona twagiye gusenga, ariko nyine akabona imyambarire yawe uko umeze, amagambo yawe uvuga, kumva nyine ni ibintu bisanzwe, akavuga ati se n'ubundi ko musimbona ari nkanjye ntaho dutandukaniye, mbega nyine akabona nta mutara. Ubundi mu rusengero habaye nyine nko hanze, nko mu isi yo hanze ntabwo hacyubashywe cyane ko n'insengero nyine ziravuga ati twe ntabwo tujajinga imyenda cyangwa se imyenda, Imana ireba ku mutima ntabwo ireba ku myambarire. Yego nibyo Imana ireba ku mutima, gusa nanone tugomba kuba duhesha Imana icyubahiro, abe ku mutima abe inyuma ku mubiri, uko tugaragara mu buryo bwose 100%, kugira ngo dukiranukire Imana neza cyane. Ariyo mpamvu nyine wumva ngo Satani yatatse kwera ku itorero, kuko nyine ubona mu rusengero uko nyine hameze, imiterere yaho ni nko mu isi yo hanze nyine, ukabona ni ibisanzwe, aricyo tuvuga ngo Satani yatatse kwe. Ubundi turabizi ko iyo umaze kubatizwa uba wihaye Yesu, umwakiriye nk'umwami n'umukiza avukiye muri wowe bwa kabiri. Ariyo mpamvu bivuze ngo Yesu umwihaye wowe ubwawe wese, ntabwo umuhaye umutima gusa, uba umwihaye ku mutima no ku mubiri hose, wowe wese abantu kuvuga ngo ubabaye uwa Yesu uba wamwihaye byarangiye. Ariyo mpamvu rero nta mpamvu yo kuvuga ngo nyine Imana ireba ku mutima gusa. Niyo mpamvu nanone bihuzana hano, iyo usomye mu Bakorinto ku gice cya 6 ku murongo wa 20 haranditse ngo kuko mwaguzwe igiciro nyine amaraso ya Yesu Kristo, murabizi niyo baririmba y'igiciro, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Murabyumva icyo bishatse kuvuga? Wihaye Imana, kuba warihaye Imana, imibiri yanyu nayo hana kwa kundi nyine umuntu yaritoboje ku mazuru, ku matwi, ku minwa, ubumenijipe, ubumeni nk'ibyo ngibyo nyine bidahesha Imana icyubahiro. Imibiri yanyu nayo nihimbaza Imana, ku buryo umuntu niyo yakubona byonyine no kukubona gusa utavuze, ubwo ahita avuga ngo uriya muntu yubaha Imana rwose. Umuntu ashobora kukubona usenga, imigendere yawe, imivugire yawe n'imyambarire yawe byonyine gusa utavuze, utiriwe uvuga iki, umuntu agahita avuga ati sha uyu muntu ibyo akora byose n'uko ameze byose ni ibihesha Imana icyubahiro. Kugira ngo murabizi kuri ubu ngubu urugero nk'abasore bashobora kuba bicaye ahantu barimo kwiganirira, hagacaho nk'umuntu, urugero wenda akatuvuga umukobwa, hagacaho nk'umukobwa bitewe n'ukuntu yambaye, ukuntu bamubona agaragara, bagahita bavuga ati uriya muntu ni indaya, uriya mukobwa ni indaya. Ntavuze ntagize uti, ushobora no gusanga ku mutima wenda nta kibazo nyine araho, ari nko ku myambarire gusa cyangwa se uburyo agaragara, ariko nyine ngo akorera Imana. Ariko niba ukorera Imana ahantu uciye bakaba bagushidikanyaho, bakavuga ati se bagakujyanira inzara, tureba uriya muntu cyangwa se uriya muntu afite imico mibi. Nanone urundi rugero hakaba nanone uwahaca yambaye neza yikwije, ubona ko ameze neza nta kibazo, bakavuga ati uriya muntu rwose yubaha Imana kandi Imana yihesha icyubahiro. Mbega nyine ugasanga ko ibintu nk'ibyo, kandi noneho ushobora gusanga ahubwo nk'ubu wiyambariye neza yikwije atari uko yubaha Imana, ahubwo ari ukwambara neza gusa, ahubwo ugasanga niwe ufite imico mibi. Niyo mpamvu ahangaha nyine dusabwa ngo niba nyine ukiranukira Imana ku mutima no ku mubiri hose ariko biba bimeze. Rero ni ukugira ngo nyine mwumve buryo ki Satani ngo yatatse ukwera ko mu rusengero, kandi murabizi ukwera no ku Imana. Satani rero yaraje yataka ukwera ko mu itorero abakristo, dukomeza kugendera nko mu kigare nyine, mbega nyine tubona ngo turi kujyana n'ibigezweho, ugasanga nyine umuntu akavuga ati njye gukontorora umubiri wanjye, ntabwo ibyo bibareba. Ugasanga Satani neza yamaze gutwara ukwera ku itorero. Hari urugero rwiza natanga, uzarebe urugero nk'abahamya ba Yehova. Abahamya ba Yehova uzarebe baba biyambariye neza, ubona bikwije, kandi ni abantu basirimutse bize, rimwe na rimwe bagafata no ku kantu nyine bagasoma n'akantu nyine, ariko
bya gakeya nyine, kandi ukabona ko ari abantu basirimutse bameze neza, kandi niyo babona nyine ubona ko bambaye neza bagaragara neza. Icyo twarebaga nyine impamvu twabivuze ni ukugira ngo nyine umubiri wawe uheshe Imana icyubahiro, apana kuvuga ngo ni ku mutima gusa, kuko iyo wihaye Imana uba uyihaye wowe wese, ahubwo n'ibyawe byose. Niyo mpamvu ku mutima ugomba kuba uhesha Imana icyubahiro n'amagambo yawe n'ibikorwa byawe no ku mubiri hose. Niyo mpamvu Yesu yavuze hano muri Matayo 12 ku gice cya 12 ku murongo wa 30 haranditse ngo uwo tutabana cyangwa se utari kumwe nanjye, uwo ni umwanzi wanjye. Urabyumva ko uwo utari kumwe na Yesu, utabana na Yesu, uwo ni umwanzi we. Kuko nyine wavuga ngo ntabwo ugendera mu bintu by'Imana kandi si usenga, si nta nubwo ukora ibyaha, bivuze ko ntacyo bivuze, urumva nta gaciro biguhesheje. Bivugwa Yesu yaravuze ati uwo tutabana uwo ni umwanzi wanjye nk'abandi bose. Ati nanone kandi uwo tudateranyiriza hamwe uwo arasandaza. Ngira ngo murabyumva neza cyane. Ibyo njya babwira ngo hari imirongo myinshi bigiye iri muri Bibiliya nyine ivuga ku bintu byinshi bijyanye n'Imana, no kujya umuntu areba rimwe na rimwe. Benshi tuba tuzifite Bibiliya, ntabwo ari uko twazibuze, ahubwo hari igihe twiyumvisha mbega nyine kubera cya kintu bavuga ngo cyo uko Satani yatatse ukwera kw'itorero, ukumva nyine wabuze umwanya wo gusoma Bibiliya, kandi mu by'ukuri urayifite muri telefone yawe cyangwa se urayifite n'igitabo kiri mu rugo, ariko ukumva nyine uri mu kazi ukora ibintu byinshi, ariko nyine hakabura akanya rimwe na rimwe. Ubundi bishatse kuvuga ko wenda urugero, niba umuntu akureba akavuga ati bari abarokore, ndabona ari abantu basanzwe bambaye nkanjye, bavuga nkanjye, ibintu byose ntacyo mbabona bakora cyangwa se bavuga kidasanzwe, umuntu akakubona akavuga gutyo, uzamenye ko nyine ubwo ngubwo udahesha Imana icyubahiro. Niba umuntu akubona n'ubundi akakubona nk'umuntu usanzwe, akabona yuko nta bintu mu bikorwa byawe ugaragara, akavuga ati uriya ni umuntu usanzwe nyine ariko ugaragara, urumva ntabwo yesha Imana icyubahiro rwose. Ubundi ngo icyo gihe ntabwo uba uri gukurura abantu bazana ku Mana, ahubwo uba uri kubirukana ubavanayo, bavuga ati si tubona n'ubundi bose tumeze kimwe, twambaye kimwe, turevuga amagambo amwe, nyine ntibabe bagira umwete wo kuvuga ngo nabo baze basenge, kuko babona kuri kugaragaraho. Hari icyo nababwira, inama nabagira no gusenga mukarushaho kuragiza Imana tukamera neza, kandi mukomeze no gukanda subscribe, dukomeze kugenda twiyongera tuba abantu benshi. Ndabashimira abantu baba barebye iki kiganiro kugeza kuri uyu munota, mukande subscribe na like, twikomereze n'ibyo gutaha.